Uwitwa Mugisha Robinson benshi mwamenye cyane nka Element L, ni umusore wamenyekaniye mu nzu itunganya umuziki izwi nka Country Record iyobowe n'umugabo witwa Nopcha. Uyu musore ubwo yari amaze kumenyekana ndetse amaze kugira ibikorwa byinshi byakunzwe, yaje kubengukwa n'inzu ya 155am iyobowe ikanahagararirwa n'uwitwa Coach Gael. Iyi nzu ifasha abahanzi batandukanye harimo Bruce Melody na Rose Kana. Iyi nzu ubwo yasinyishaga Mugisha Robinson cyangwa se Element L byateje impagarara nyinshi, ku buryo uwitwa Nopcha yashatse no gutanga ikirego ariko biza kurangira atagitanze. Iyi nzu ya 155am ubwo yajyaga gusinyisha Element, bivugwa yuko bamwemereye amafaranga atagira ingano ku buryo atari kubona uko ahakana. Element yemeye amasezerano bari bamuhaye, ariko icyatumye abyemera ni uko yabonaga iyi lebo izamuha ahazaza harenze aho Country Record yari kuzamuha. K'uyu muhanzi yabonaga 155am nk'ahazaza he, ni iki gitumye agiye kuyisohokamo? Iyi ni 7K TV. Iki kiganiro cyitwa Agasobanuye. Nimba aribwo bwa mbere tubonye, reba munsi ukore kuri subscribe ukande na like, tujye tubana buri munsi. Uyu muhanzi ubwo yari amaze guhabwa amahirwe na Bruce Melody bagakorana indirimbo akabasha kumenyekana, yavuze yuko nawe azakora uko ashoboye kose akagerageza agafasha abahanzi bakizamuka, kuko bigoranye kubona uwagufasha ukizamuka. Ibi ngibi yarabikoze kuri ba Kama ndetse n'abandi bahanzi bari bakizamuka, mwagiye mwumva indirimbo Element zabo yakozemo. Ibi ngibi akigera muri 155am byahise bihinduka, kubera yuko igiciro cye byonyine cyahise kikuba kabiri. Uyu muhanzi kuri ubu asigaye akorera arenga miliyoni kuri audio y'indirimbo gusa. Si ibyo gusa kandi, kubera ko uyu muproducer nta n'ibikorwa byinshi akigaragaramo, bivuze yuko no kumubona uri umuhanzi bitacyoroshye habe na gato. Ari byo bituma abahanzi benshi basigaye bigira mu yandi studio, arimo niyo yavuyemo, cyane ko ifitiye abaproducer benshi b'abahanga barimo Prince Kiss, Koze n'abandi bana bagiye batandukanye kandi bafite ubuhanga butangaje. Iyi studio ya Country Record byagaragaye cyane ko ari studio izi kureba impano cyane cyane z'abaproducer. Hari ibyo bisigaye bituma uwitwa Element atakigaragara no mu bihembo bitangwa mu Rwanda, kubera ko aba bana baba bahamutanze. Mwarabibonye nk'aho mu bihembo bya IMA Award bitegurwa na Isango Star, yahigitswe n'uwo yaje asimbura muri 155am, Prince Kiss. Byavuzwe cyane yuko hashobora kuba harajemo ruswa, kubera yuko Nopcha afite ibintu yari ashinzwe muri iyi award. Ariko ibyo byaje kuvuguruzwa n'award nshyashya yaje ya East African Art Award, abantu bamenyereye cyane. Uyu muproducer ntagaragaremo, hagaragayemo uwitwa Prince Kiss wamutwaye igihembo cya mbere, hazamo Koze, hazamo n'uwitwa Ayorashi wo muri The Men. Ibi ngibi biraza gucura iki? Element bivugwa yuko yari yarakajwe cyane mbere n'ukuntu yahigitswe n'umwana mutoya utamurusha ibikorwa biremereye, ariko kuri ubu ko yongeye ntagaragare mu bihembo biri kugenda bitangwa, biraza kugenda bite? Ibi ngibi byatumye uwitwa Element guhaza kangononwa hagati ye n'uwitwa Coach Gael ndetse n'inzu ibahagarariye ya 155am. Biravugwa yuko uyu muhanzi akaba n'umuproducer hatagize igihinduka yasohoka muri iyi lebo, kubera yuko uburyo yakoragamo akazi ke ntago ari kakiri kugakora, kandi uburyo ari kugakoramo ntago abyishimiye habe na gatoya. Avugwa yuko
kubona amafaranga ari byiza, ariko nanone gukora ibintu uko bikunda biba byiza kurushaho, ari byo bituma ashobora kuza gusohoka muri iyi rebo bidateye kabiri. Iki kiganiro cyitwa Agasobanuye, wagikunze reba umunsi ukande kuri like, ubundi utereho na komenti utubwire ibyo twahindura cyangwa se twavugaho, ubundi ukore subscribe tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.